umwuka wawe mwiza anyobore mu gihugu cy'ikibaya ndakwinginze mana yanjye unyigishe gukora ibyo ushaka umwuka wawe mwiza anyobore mu gihugu cy'ikibaya umwuka wawe mwiza anyobore mu gihugu cy'ikibaya mana ndaje imbere yawe ntacyo nzanye uretse umutima umenetse nasobanukiwe ko ari wowe wishimira yakira mana ndaje imbere yawe ntacyo nzanye uretse umutima umenetse nasobanukiwe ko ari wowe wishimira yakira utafashe ukuboko ngunyobore nayoba nkerekeza hari Imana utafashe ukuboko ngunyobore nayoba nkerekeza hari Imana akira ukuboko kwanjye unyiyobore twibanire twigumanire ni wowe munezero ubuzima bwanjye mana ndaje imbere yawe ntacyo nzanye uretse umutima umenetse nasobanukiwe ko ari wowe wishimira yakira mana ndaje imbere yawe ntacyo nzanye uretse umutima umenetse nasobanukiwe ko ari wowe wishimira yakira Yesu ashimwe. Nejejwe n'Imana uyu mwanya. Nitwa Nyiramukiza Betty, ndi mwarimu Kacyiru muri international. Ndakijijwe, mfite umugabo n'umwana umwe. Nejejwe n'Imana rero kuganira namwe abantu bateze amatwi radio Inkoramutima. Shaka ko tuganira ijambo ry'Imana, ijambo rikiza, ijambo riruhura, ijambo ryeza, ijambo rikuraho, ijambo rishobora gusenya ibihome bya Satani, rikubaka ibizima bihesha Imana icyubahiro. Ndagira ngo tuganire iryo jambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Mwese abanteze amatwi, ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto ba kabiri, ibice byaho 4, umurongo waho wa 16 kugeza kuri 18. Abakorinto ba kabiri ibice 4, umurongo wa 16 kugeza 18. Reka dusome iri jambo ry'Imana. Haranditse ngo nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza,
umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye, kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Amen. Ndagira ngo tuganire iri jambo. Pawulo avuga kuri iri jambo, aravuga ngo nicyo gituma tudacogora. Haleluya. Nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Ni ukuvuga ngo umuntu wacu w'inyuma ashobora gusaza, akagira ibibazo, akarwara, ariko umuntu w'imbere ahora ahinduka mushya. Imana ihabwa icyubahiro. Murongo wa 18 aravuga ngo natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito. Imana ishimwe kuko twamenye Imana ikatwigisha kureba kubitaboneka. Imana ibaha umugisha mwese. Intego y'iri jambo tugiye kuganira ni intego ivuga ngo biraturanye. Ibiboneka n'ibitaboneka biraturanye. Ibyiza n'ibibi biraturanye, bikurwanya mu gihe ugeragezwa, bituranye n'ubutabazi Imana yaguha. Imana ibaha umugisha mwinshi. Ku murongo wa 18 aravuga ngo natwe ntitureba kubiboneka, ndagira ngo turebe ibiboneka n'ibitaboneka. Pawulo avuga aya magambo aravuga ngo nicyo gituma tudacogora. Nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya. Haleluya. Uko bukeye nuko bwije. Birashoboka ko hari ibintu bikugoye, ariko niba usenga ukaba uri mu Mana neza, komera, gira ibyiringiro. Umuntu w'imbere arahinduka mushya mu izina rya Yesu. Umuntu w'imbere atungwa n'ijambo, atungwa n'ibyiringiro. Imana ibaha umugisha mwese. Ndagira ngo mbabwire intego ivuga ngo biraturanye. Ni ibiki bituranye? Ibiboneka n'ibitaboneka ni ibintu bituranye. Urugero, Samariya hateye inzara, Abisirayeli barasonza, ariko Abasiriya bakarya. Ariko iriya nzara Abisirayeli bari bafite ni nko guhirika igikuta gatoya hanyuma bakarya. Ni ukuvuga ngo inzara n'ibiryo biraturanye. Imana ishimwe. Turebe urundi rugero. Saduraka, Meshaki na Abedinego barabafata babajugunya mu itanura ry'umuriro. Uriya muriro babajugunyemo wari uturanye n'imbaraga z'Imana n'ubutabazi bw'Imana bwagombaga kubatabara. Babagejeje mu muriro ntabwo bahiye, kuko bari bizeye Imana. Haleluya. Muribuka aho bavuze ngo Imana twizera ishobora kudukiza, ariko nubwo itadukiza ntabwo dushobora kwiringira ibigirwamana bya Nebukadineza. Nishobora no kugupfukamira, kuko twamenye Imana ihindura amateka, twamenye Imana ibabarira. Baravuga ngo ntabwo twebwe twamenye ko Imana yacu iriho irakora, ariko nubwo yakwemera ko tugeragezwa, ariko iri kumwe natwe. Turabizi. Bagira viziyo, bagira iyerekwa ryo kumva ko Imana iri hafi yabo. Nawe ndagira ngo nkubwire, Imana iri hafi yawe. Ibiri kukugora, ibiri kukurushya, ikibazo uri kurwana nacyo, intambara uri kurwana nazo, Imana iri hafi yawe. Imana yiteguye kugutabara, yiteguye kukurengera, yiteguye kugukura muri urwo rwobo Satani arimo gushyiramo, akubwira ngo birarangiye, biracitse. Ntabwo bicitse. Imana ifite imbaraga zo guhindura ibyo ngibyo bigahinduka. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Byari bituranye rero, ubutabazi bwari buturanye n'uriya muriro barimo. Reka mbaho urundi rugero. Morodekayi ari ibwami, igihe kiragera. Hamani amubariza igiti, aragenda arakimanika, yibwira ko azakibambwaho. Ariko Morodekayi bamugejejeyo asanga ahubwo bituranye n'ifarashi yagombaga kugendaho. Iriya farashi yavuye hehe bene data? Byari bituranye. Amena. Byari bituranye. Ni ukuvuga ngo ubutabazi bwari buturanye n'ikibazo afite. Iriya farashi yagenzeho yari ituranye na kiriya giti. Umuntu ashobora kukumanikira igiti
ugahura n'ikigerageza umuntu akakimanika, mu yandi magambo akakugerageza, akabona ko ugomba gupfa, akakuroga cyangwa agakora n'ikindi kintu, ariko biraturanye. Mana ishimwe, iriya farashi aho yavuye hava n'igisubizo cy'ikibazo ufite. Nona hari ikibazo ufite, ahavuye iriya farashi hava n'igisubizo cy'ikibazo ufite. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo rero nkubwire ngo biraturanye, ni ibintu bituranye. Ubutabazi buturanye n'ikikugerageza. Ingabo zo mu ijuru, za ngabo zatabaye Elisa igihe zahumaga amaso Abasiriya baje kumwica, mu Bami ba kabiri ibice 6. Usomye aho ngaho ku murongo wa 16 ugakomeza, havuga uburyo byari bituranye. Ingabo zo mu ijuru zari zituranye na za ngabo z'Abasiriya zamurwanyaga. Hari ibintu biri kukurwanya ariko bituranye n'ubutabazi. Imana ifite imbaraga, Imana irahindura, Imana ikuraho, Imana isenya ibigusenya, kuko ni Imana ifite imbaraga. Biraturanye rero. Abrahamu ajya gutamba Isaka, n'urundi rugero mbahaye, aragenda agiye kumutamba, agenda yumva, ibaze umwana umwe rukumbi yari afite. Haleluya! Ageze ku musozi Moriya, aragenda ageze kuri uriya musozi, umwana aramubaza ati ariko papa, ko ndeba ibintu byose ubifite, igitambo kirava hehe? Abrahamu yaramubwiye ngo mwana wanjye, Imana irishakira igitambo. Uyu mwanya Imana igiye kwishakira igitambo, igiye gushaka igisubizo cy'ikibazo ufite. Imana irishakira igitambo. Imana ntigibura uko ibigenza, Imana igiye gushaka igitambo. Mana ishimwe. Haleluya! Mana igiye kwishakira igitambo. Bwira icyo kibazo urimo ngo Imana igiye kukinkuramo, kandi igiye gushaka igitambo. Abakurwanya ntibazagushobora. Imana igiye gushaka igitambo. Ngo azamuye inkota agiye kwica umwana we, agiye kumusogota ngo amutambe. Yumva ijwi rimubwira ngo buretse gatoya, ahubwo kebuka inyuma. Ngo agiye kubona, ahita abona umwana w'intama. Imana iramubwira, ijwi iramubwira ngo ngikiri igitambo, wikwica umwana wawe. Murumva se bitari bituranye? Iriya ntama yavuye hehe bene data? Murimo murumva ijambo ry'Imana niribazure mu izina rya Yesu. Byari bituranye, byari bibangikanye, ariko amaso ye ntabwo yabirebaga. Ariko kuko Imana yaramukurikiranye iramumenya, byari bituranye. Rero ahita abona intama, atamba intama, umwana waramujyana. Ndagira ngo uhanurire ubuzima bwa, ubwire ikibazo ufite ngo njyewe ikibazo mfite gituranye n'igisubizo mu izina rya Yesu. Biraturanye. Wenda n'ubwo burwayi ufite, ubwo burwayi ufite buturanye no gukira. Ugomba gukira. Urarwaye ariko ni indwara ituranye no gukira. Umutabazi wawe ari hafi yawe. Imana ishimwe. Imana yigeze ibwira Zerubabeli ngo wa musozi we, ibwira umusozi ngo wa musozi we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli, ngo dore ugiye gukurwaho, ugiye guhinduka ikibaya. Zerubabeli atambuka anezerewe. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo kibazo ufite kigiye gukurwaho mu izina rya Yesu. Ariko banza uzamure kwizera. Ariko se ufite kwizera? Satani arakubwira ngo ibyawe ntibyashoboka. Birashoboka mu izina rya Yesu. Turi kukubwira Imana ikura ibishoboka mu bidashoboka. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishyirwe hejuru. Ndagira ngo nkubwire wowe uteze amatwi, menya ko ikibazo ufite gituranye n'igisubizo cyawe, ariko amaso yawe ntabireba, ariko biraturanye. Ndagira ngo nguhumurize, nkubwire ngo witinya. Imana yakurokoye urupfu rukomeye, izakomeza kukurokora, izagumya kukurengera, izagumya kugutabara. Pawulo arandika mu Bakorinto ibice 6, arandika aravuga ngo ubwo yandikiraga abantu, arandika avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo kandi ubwo dukorana nayo. Abakorinto ba kabiri ibice 6 umurongo wa mbere, aravuga ngo kandi ubwo dukorana nayo turabinginga mwe guhabwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye. Hari igihe Imana yakumviye nshuti y'Imana, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo,
dore none ni wo munsi wo gukirizwamo. Uyu munsi ni w'Imana iguhaye kugira ngo ubashe kwizera, ukizwe, umenye imbaraga z'Imana. Imbaraga zazuye Yesu zagukura aho hantu uri, zakuzura mu izina rya Yesu. Imana ifite imbaraga. Ubwo dukorana nayo, ndagira ngo wige gukorana n'Imana. Gukorana n'Imana ni gute? Nukureka biriya biguca intege, kureka ibyaha, ukiyegurira Imana, ugakorana nayo, ukayegurira ubuzima bwawe, ukayegurira ibyawe byose, ukayibwira ngo Mana, naho ndiho, naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka Imana. Ubwo Umwami Yesu ankunda, ndamahoro. Ndagira ngo nkubwire, korana n'Imana. Reka mbaho urugero. Umuntu wenda ukora ahantu mu kigo runaka gikomeye, agakora nko muri presidence, iyo akeneye ubutabazi arahamagara, hakora, agahamagara, bakohereza ubutabazi. Ntabwo watinda kumuha serivisi kuko yizeye ubutabazi bw'ahakorera. Abantu bakorana n'Imana nabo twizeye ubutabazi buturuka ku Mana, buturuka mu ijuru. Mu ijuru bareba ikibazo ugize, bakabana nawe, bakagutabara. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo mbabwire rero ko bituranye. Hari ibintu wowe ntabwo amaso yawe abireba. Ibiboneka n'ibitaboneka biraturanye. Ibiri kukurwanya n'ubutabazi bwawe biraturanye. Mana yarakurinze. Tekereza hano Imana yagukuye. Ibuka cyagiye urwaye ugiye gupfa. Ibuka cyagiye uri mu ishyamba. Ninde wari bwibuka ubuzima bwawe? Ariko Imana irakwibuka kuko ikibazo wari ufite cyari gituranye n'ubutabazi bwawe Imana yohereje. Ndagira ngo nkubwire ko Imana yohereje ubutabazi. Ndagira ngo nkubwire ko Imana iguhagazeho. Ndagira ngo nkubwire ko hari amateka yawe Imana igiye guhindura. Imana iguha umugisha. Reka nkubwire, burya iyo uryamye ntabwo uba ufite ibyiringiro kuri bubyuke, ariko kuko mu ijuru hari Imana, ukabyuka ukabona biremeye, ukagenda ukabona birakunze. Burya ntabwo ari ibisanzwe, kuko hari ababa bapfuye. Kuki se wowe ubutapfuye? Kuki wowe ubyuka bigakunda? Kuki hari ababyuka bakabika ngo byarangiye, ariko wowe Imana ikakurinda? Icyo ni igitangaza gikomeye kikwemerera ko n'ibindi byose Imana izabigukorera, Imana izagutabara, Imana izakurengera, kuko mu ijuru hari Imana. Ndagira ngo nkubwire, waba ufite kwizera, waba utagufite, mu ijuru hari Imana ikontrolinga ibintu byose, kandi ifite ubushobozi bwo kuvuga ngo iki ni kibeho kikabaho. Itegetse igisubizo cyawe kakibwira ngo wagisubizo we, ndagutegetse sanga runaka kiraza. Mana ishimwe. Kandi niko Imana igiye gutegeka ibyawe. Ihanurira uvuge ngo Imana igiye gutegeka ibyanjye, igiye kunshyira mu mahoro. Birashoboka kurarurira, birashoboka kuri imfubyi, birashoboka yuko udafite umuntu wakurengera, umuntu wakugirira neza, ariko Imana iri hejuru ya byose irakubwira ngo dore ndi kumwe nawe kandi sinzagusiga. Usomye mu Itangiriro aho ngaho ibice 28:15 ngo dore ndi kumwe nawe, ntabwo nzagusiga, narasohoza ibyo nkubwiye, kandi nzakugarura muri iki gihugu. Imana hari ibintu igiye gukuraho, ibikubangamiye igiye kubikuraho, kuko ni Imana ifite imbaraga. Imana iguha umugisha. Ariko se wacitse intege, ntabwo wizeye ubutabazi, warasengaga, warabiretse, usigaye wumva ari ibisanzwe. Ntabwo ari ibisanzwe. Imana irakomeye, Imana ikwiriye kubahwa, Imana ikwiriye gutinywa, amahanga yose ayitinye. Imana yarategetse, iravuga ngo nihabeho ijuru, ijuru ribaho. N'ubu yategeka ikavuga ngo nihabeho, 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 nihabeho ubutabazi, nihabeho gukira, nihabeho gukira izo ndwara, nihabeho kubona akazi, nihabeho. Imana iracyafite gutegeka mu maboko, iravuga ngo nihabeho. Haleluya. Imana igiye gutegeka ibyawe. Imana iguha umugisha. Reka kureba kubiboneka, ibiboneka urabitindaho. Ariko Pawulo yavuze ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza n'umucunguzi ko azava. Imana ibaha umugisha rero. Abantu bategereje umucunguzi nimukomere kandi mwongere musubiremo imbaraga. Imana igiye kubwira icyo kibazo cyawe nk'uko yabwiye Zerubabeli, ikabwira uriya musozi ngo wiyitike. Imana irabwira icyo kibazo ufite nonaha cyakubujije gusinzira, irakibwira ngo wiyitiki imbere y'umugaragu wanjye. Irabwira n'ibihombo urimo nabyo byaguciye intege, byagukuye mu mwuka, wumva warihebye,
wumva warihebye ubupfakazi, ubupfubyi, ubukene, wabuze aho. Imana irategeka, ariko ikigushakaho irashaka kuyizera, irashaka kuyigarurira ubugingo bwawe. Abantu benshi barigisha bakavuga ibitangaza, bakavuga ukuntu Imana isubiza, ariko se igisubizo cya mbere nuko wakira Yesu akakubohora, akagukura muri ibyo biyobyabwenge bikubujije amahoro, akaguha umunezero urarurira. Imana ifite imbaraga zo kuzana igisubizo. Imana itegetse igihe ikakibwira ngo wagihewe, ndagutegetse genda ujye kwa runaka, igisubizo kiraza. Ntabwo gisuzugura Imana. Imana izi igihe, ijambo rivuga ngo mu gihe cyo kwemererwamo. Imana izi igihe, Imana ivugana n'igihe, Imana igategeka igihe, ariko wowe gutegereza birakunaniye. Imana ikongerera imbaraga. Ndagira ngo ngutangarize ko Imana iri kumwe nawe, kandi Imana iracyagukunda, iracyagufitiye imbabazi. Ariko ibaze ibintu Imana yagukore, ahantu Imana yagukuye, uburyo Imana yakurinze, ariko urabyibagiwe. Urumva ibyawe Imana itabyibuka, urumva ibyawe Imana itabyitayeho. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ibyitayeho, Imana ibyitayeho, Imana ibyitayeho. Imana yawe, jya uvuga ngo Imana yanjye yandokoye rwa rupfu, Imana yanjye yampfire, ikohereza Yesu akampfira ku musaraba. Reba ariko Yesu kugupfira, mwana w'Imana isumba byose, akamanuka mu bwiza bwe, akajya ku musaraba, akabambwa, kugira ngo wowe ubashe kubona amahoro. Ariko urumva nta kintu bivuze, urumva byararangiye. Bibiliya ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mwanye nawe ngo ariko nzabishyira imbere yawe uko bikurikirana. Imana niguha umugisha wo gukizwa, Imana iguha umugisha wo kumenya Imana. Naho ibikurwanya byo byihorere, Yesu arahari, kandi bikurwanya n'ubutabazi biraturanye. Ndagira ngo nkwibutse ko bituranye, nshuti y'Imana, kandi Imana yawe iragukunda. Imana yakurokoye izagumya kukurokora. Imana nibaha umugisha mwebwe mukurikiye. Ndagira ngo nkubwire amakuru ava ku Mana, arakubwira ngo Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo wibwira n'ibyo utekereza, nk'uko imbaraga zayo ziri. Imana nishimwe cyane. Nshuti y'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo ongera wibuke ko bituranye. Ibiboneka n'ibitaboneka biraturanye. Imana iguha umugisha. Reka mbaho urugero rumwe. Nagatekereza umugabo yagiye gusaba akazi, bamwemerera akazi, ariko igihe kiza kugera umugabo ashaka guhembwa, abwira umukoresha ati ndashaka kumemba, dore igihe maze ngukorera, dore igihe maze nkora akazi kawe, ndashaka gutaha. Umugabo akigira bize, akamwereka ko atamwitayeho, ariko si uko umukoresha ataramwitayeho, ahubwo hari icyo yashakaga kumenya. Umugabo ntamenye, afata icyemezo, arababara, aravuga ati kuki namukoreye akaba atampemba. Birashoboka ko nawe wirirwa ubwira Imana ngo Mana ko nagukoreye ukaba utampemba, kuki ngiye ndi mu buzima bubi, kuki ngewe ndi mu ntambara, kuki ngiye ndi mu bigeragezo. Akajya avuga ngo ngewe ndashaka kumemba. Afata icyemezo cyo kurakara, ararakara, arakarira bosi we. Hari umuntu urakarira bosi, hari umuntu urakarira Imana. Ararakara ngo amasezerano Imana yamuhaye ntabwo asohora, ngo none se ngo ko akora adahembwa. Afata icyemezo pe, ararakara. Hari ibintu byakurakaje birakubabaza, urakarira Imana yawe, kuko niyo yonyine, niyo iri hejuru ya byose, niyo yarangiza ibyawe. Amaze kurakara, noneho umukoresha wakajya amwihorera, akigendera, akamureka. Noneho umugabo abona kurakara ntacyo bimumariye, noneho afata icyemezo, aravuga ati noneho ngiye guseka, kubera ko kubabara ntacyo bimaze, ariko ngiye guseka. Abyuka aseka, anezerewe, abyishaka, baraseka. Amaze guseka, noneho umukoresha we yari amaze kumenyera ko ababara, aramubaza ati none se ko wishimye, noneho byagenze bite? Aramubwira ati rega burya ndashaka kumpemba, burya ndashaka kumpemba, nasize umugore w'ibyumweru 2, none imyaka 17 irashize, ndashaka kumpemba. Imana itugirire neza. Umukoresha aramubwira ati nta kibazo, noneho reka tubarane nguhembe. Barabyemerana, barabarana, uko yagiye amwongeza, barabarana.
agiye kumuhemba aramubwira ati rero ngibi ibihembo byawe, mbere yuko nguhaye amafaranga cyangwa urahitamo iki? Mfite amafaranga ndayaguha, mfite n'inama, urahitamo amafaranga cyangwa urahitamo iki? Nshuti y'Imana, we wahitamo iki? Mbwira ikintu wahitamo. Wahitamo amafaranga? Aravuga ati mbwira ikintu wahitamo. Ubu hari uwambwira ati nahitamo amafaranga. Yes, I know, birashoboka. Ariko se amafaranga se wayajyana mu ijuru? Hari byose mu ijuru, hari byose mu isi nyine arakenewe, ariko ntabwo gukizwa ntabwo bisaba amafaranga, n'ubuntu. Aramubwira ati noneho reka ngende ndyame ndakubwira icyo nahisemo ejo. Aragenda araryama ngo yumva umwuka w'Imana uri muri we aramubwiye ngo ugende noneho uze guhitamo amafaranga, uze guhitamo inama. Arangije aragenda abwira umukoresha we ati rero nabitekerejeho sanga amafaranga ndayakeneye pe, ariko nkeneye inama za Yesu, nkeneye inama kuruta uko nakenera amafaranga. Ninemera inama ndumva nahisemo inama. Umugabo aramubwira ati okay, ubwo wahisemo inama amafaranga ntayo nkiguhaye, reka nkugire inama. Inama ya mbere aramubwira ngo icyambere ntuzace mu nzira y'ikigare. Nubona inzira ari ikigare abantu bahurura, we ntuzayicemo, ahubwo wowe uzinyurire mu kayira gatoya, akayira gafunganye, kuko iriya nzira ihurura irimo abantu biba, abarozi, byaha byose babikora, batubaha Imana, abasinzi, abasambanyi, ibyo byose we ntuzabikore, uzinyurire mu kayira gatoya gafunganye. Umugabo aramubwira ati nibyo ndabyemeye. Inama ya kabiri aramubwira ati kandi ntuzafate icyemezo uhubutse. Umugabo yemera inama. Undi aramubwira ati noneho akira iyi migati, ugenda uzasuhuza umudamu, niba ufite n'abana simbi uzabasuhuze. Ariko agenda atamuhaye aramubwira ati ntayo ndi buguhe, kuko yashaka kumenya neza, ahisemo neza. Haza irindi jambo rivuga ngo uhitamo neza. Guhitamo neza ni uguhitamo Yesu. Haleluya. Akayobora ubuzima bwawe, akayobora ubugingo bwawe, akakuyobora mu mibereho yawe yose. Arangije amubwira ati jewe nahisemo inama. Amaze guhitamo inama arazimugira, amuha ya migati, aramubwira ati noneho genda uzabasuhuze. Arangije umugabo aragenda, ageze mu nzira za nama bamugiriye atangira kubona abantu bagenda bakora ibyaha batayoborwa n'umwuka w'Imana, abantu barabaye ibyigenge, abantu barihebye bagenda bakora ibyaha. Arangije yibuka yuko yamubwiye ngo we ntazanyure muri iyo nzira y'ikigare, ahubwo azinyurire mu kayira gatoya. Yinyura muri ka kayira gafunganye, ariko izo nzira ariyo ntoya niyo nini hari aho byahuriraga. Amaherezo inzira zose tunyuramo tuzahurira imbere y'Imana, kandi buri muntu wese azahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Bene data, nshuti z'Imana, Banyarwanda, mwumve ubutumwa, twese tuzahagarara imbere y'Imana. Imana izakubaza ibyo yaguhaye, ubutunzi bwayo yaguhaye, agakiza yaguhaye, impano z'Imana uzikoresha gute, izabikubaza. Arangije inzira aho zahuriraga asanga ba bantu aho inzira zihurira intare yabishe, bose bapfuye. Asigara we aravuga ati yo, burya iyo nanjye nemera simitemo inama, burya nanjye mba napfuye, n'amafaranga simbanyagejejeyo. Inama zitangira kumufasha, ariko kubihitamo ntabwo byari byoroshye. Nshuti y'Imana, kugira ngo umuntu ahitemo Yesu, ari igihe ibintu bimugukurura ukabona nuri buve muri sosiyete yawe wari urimo, ukabona, ariko ukirengagiza ko hari ibintu Imana yagukore, irashaka ko nawe uyibuka, uyiha respect, uyuba, wibuka ko hari aho yagukuye, nawe ukayihimbaza, ukayisenga, ukayiragiza n'ibiri imbere. Ariko se wumva ibyawe ari ibyo, Imana ikugirire neza kandi kwambika imbaraga. Imana iracyagukunda, Imana iracyagufite. Nubwo we wananirwa, ariko Imana ntabwo yananiwe, kandi Imana ntabwo izananirwa, izahora ikurengera. Nubwo waba uri umunyabyaha urakoze ibyaha byinshi, imbabazi z'Imana zirahari, haracyariho imbabazi kugira ngo Imana ikubabarire, kugira ngo Imana ihindure ibyawe.
Imana ibaha umugisha. Umugabo rero arakomeza agera iwe mu rugo. Agezeyo asanga umugore we yicaranye n'umuhungu, ikigabo kiri aho ngaho bicaranye. Arangije umugabo aratekereza ati se ubu se umugore wanjye baramwinjiye, nagiye ngiye gushakisha ubuzima none baramwinjiye. Ajya gutora umuhini ngo amukubite avuga ati baramwinjiye. Ariko yibuka ko bosi we yamubwiye ngo ntazafata icyemezo ahubutse. Asubiza hasi cya gitera agiye kumukubita, aricara aratuza. Umuririmbyi yavuze ngo nabonye umukunzi mwiza, yarankunze ntamuzi. Uyu mukunzi Yesu ashobora kugufata haraho ugiye gukora ibidakorwa, akaba hafi yawe kubw'urukundo umukunda, ukigomwa ntubikore. Imana iguha umugisha. Uriya mugabo ageze mu rugo aricara, yibuka ko bosi yamubwiye ngo ntazafata icyemezo ahubutse. Basangiye wa mugati n'umudamu we, baraganiriye. Umudamu arabwira ati rero mutware, rwose ko watinze, ubu si imyaka 18 yose utuzaniye iki? Umugabo ati mbazaniye inama. Inama ngaho nawe mbwirara, ubwo bantu bahisemo inama, niba koko wahisemo inama sinzi uruhande urimo. Shaka kuba wahisemo amafaranga cyangwa ugahitamo inama. Ariko none se inama wajyana muri supermarket bakaguha umugati ugashyira abana? Inama wayishyira landlord w'inzu yawe? Inama wayishyura? Inama wishyura minerivare, wayishyura iki? Inama biragoye. Ntabwo umuntu ashobora, nyine abantu bareba kubiboneka, bareba kuri ya mafaranga. Ni byiza ni muyarebeho munayashake, ni byiza, ntabwo mbabujije gukora. Ariko mwibuke ko hari nibitaboneka mugomba kurebaho. Mugomba kure ibi bitaboneshwa n'amaso y'umubiri. Mugomba kumenya Imana. Aravuga ngo nitureba kubiboneka, niko Paulo yavuze, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari by'igihe gito. Nukuri ibiboneka ni by'igihe gito. Ibiboneka bizarangira, ariko ibitaboneka ni by'iteka ryose, bizabaho iteka mu ijuru. Agakiza ni mirere na mirere. Nitugera mu ijuru tuzanezererwa Imana, ariko turebe kubitaboneka. Imana ibaha umugisha. Barariye ya migati baganira. Umugore amubaza ati koko imyaka 18 wumvaga ko tubayeho gute? Kandi birumvikana. Ariko umugabo aramubwira ati rero nakoreye umugabo utajya wambura, nubwo ibihembo utabireba. Narebye kubitaboneka, ariko nzi ko nibindi azabiduha. Ijambo rivuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose na accessoire, ibindi byose Imana izabibaha. Icyangombwa banze ushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. Arangije bararya ya migati, ipaki irarangira ya mbere, areba ipaki ya kabiri. Agejeje ku ipaki ya kabiri, arangije kureba ipaki ya kabiri, apfunduye abona na bya bifaranga byose birimo. Amena. Aranezerwa ati kweri narinzi ko nahisemo inama gusa, kumbi n'amafaranga nayarimo. Harangije baraganira. Umugore aramubwira ati kandi n'iki kigabo reba twicaranye ni yanda wasize unteye y'ibyumweru 2. Uzi ko wagiye tumaze ibyumweru 2 tubanye ujya gushakisha ubuzima. Ati rero uyu ni umuhungu we wabaye umusore, yarakuze nyine yaravumbutse, uyu ni umuhungu wa. Umugabo aravuga ati yo nari niyiciye umwana, yumva inama ziramufashije, yumva nazongera gufata icyemezo ahubutse. Haleluya. Gufata icyemezo neza ni ugufata icyemezo udahubutse, ugafata icyemezo cyo gukizwa, ugakorera Imana, ukayegurira ubuzima bwawe. Ibindi byose biri mu maboko y'Imana, byose arabibona kandi yahisemo n'inama. Iyo aza guhitamo ya mafaranga, birashoboka ko inama atari buzibone. Abantu basenga Imana, Imana igitugira inama nyinshi, izi zose ziri muri Bible nizawe. Imana iguha umugisha, ikwigishe guhitamo neza. Urimo urasaba iki? Birashoboka ko usaba ibintu bitoya kandi wasaba ibinini. Nigeze sengana n'umuntu numva arimo arasaba amasogisi, ndamaze urasaba koko Imana, koko amasogisi. Imana nta n'inkweto ugira. Imana idufashe. Saba ikintu cyatuma Imana ihabwa icubahiro, ariko nawe umutima ukanezerwa. Reka gusaba nabi, Imana ikugirire neza. Kandi wibuke yuko bituranye. Ibiboneka n'ibitaboneka biraturanye. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo rero hamwe n'iri jambo tuganiriye, iby'Imana yitegura kugukorera ni byinshi, ariko banza ubyizere. Haleluya. Menya ko ikibazo n'igisubizo bituranye. Menya ko ubwo bukene n'ubukire bituranye. Igisuzuguriro n'icyubahiro biraturanye. Haleluya.
nubwo wanzwe umugabo akaguta cyangwa umugore, Imana ntiyakwanze, Imana iracyagukunda. Ariko nubwo igukunda, reba imigenzereze yawe. Koko urumva muri wowe umutima wawe uhamanya n'uw'Imana? Imana nitugirire neza, Imana nibaha umugisha. Amena. Ndagira ngo dusoza rero mbasabe kugira ngo mwisuzume, buri wese arebe uko yagenze, urebe n'ikibazo ufite none ahangaha wumva cyagutesheje umutwe. Imana iragishoboye. Kibwire ngo wakibazo wowe wiyita iki imbere y'Imana? Uwiteka agiye kugukuraho. Wacyahawe, wabusinzi, wabusambanyi, ibyo bikugenda byakaranda ugasagura ko ari bya urirwa wivuruguta. Imana yawe bwite iravugana nawe ngo igiye kubikuraho. Imana ishimwe. Wararize amarira, n'ubu yakurenze, n'ubu warayurira, wabuze icyerekezo. Imana irakubwira ngo biraturanye. Igisubizo cyawe gituranye n'ikibazo uri kurwana nacyo. Imana nibaha umugisha. Nduva rero amagambo twaganira ni menshi, iby'Imana ni byinshi, ariko iby'Imana yagukoreye ni byinshi. Ndagira ngo utekereze neza ko amaboko y'Imana aracyari magari kuri wowe, kandi Imana yavuze ngo imvi zizarinda ziba uruyenzi Uwiteka Imana nkibahetse. Ibuka ukuntu yaguhetse, ibuka ukuntu yagukujije. Abandi bose barapfa, wowe urasigara. Irakurinda amaaksidenti, abandi byakomeye. Nabo bakoze impanuka, Imana ifite imbaraga zo kubakiza. Abo nabo turababwira ngo nibakomere. Imana yabo irahari, umucunguzi arahari. Yo baravuga ngo n'uyu mubiri wanjye nubwo wabora, nzareba Imana yanjye nambaye umubiri, kandi nzayireba ubwanjye n'amaso yanjye. Umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Ndagira ngo mukumbure ibyo mu ijuru, kuko ibyo mu isi nubwo twabigira tuzabisiga. Iyo umuntu apfuye, nshuti y'Imana, hari ikintu ajyana. Bamuhamba muri metero zingahe? Wabonye ari zingahe? Ariko ugasanga umuntu yananiwe gukorera Imana, yananiwe guca bugufi, yananiwe gushyira Imana hejuru, ahubwo arahora ahangayitse umutima, ayumva atagisinzira, hashaka ubutunzi. Bushake, ariko ushake n'ubwami bw'Imana. Ubundi se amafaranga yagukiza ku munsi mubi? Amafaranga haraho, ntabwo amafaranga yahagarara imbere y'urupfu rwaje ngo abwire urupfu we ngo igirayo nda amafaranga, wapi. Ariko Yesu mufite ahagarika urupfu. Yesu mufite ahagarika indwara. Yesu mufite ahagarika ibibazo. Dawidi yavuze ijambo ryiza, haravuga ngo sinzareka gukorera Imana yanjye. Haravuga ngo kandi Imana unkebuke, umbabarire. Ndagusabira Imana muri Zaburi 86:16, Imana nigukebuke, igukebukire muri icyo kigeragezo urimo. Birashoboka ko utakibwira rega n'umuntu, ariko Imana irahari. Wenda washatse bikugoye, ukumva muri wowe hari ibintu bikugoye, ibintu bidakura. Mu ijuru byose birahari. Yesu arategeka. Imana nitegeke mu izina rya Yesu, maze igukebuke. Nigukebuka n'abakuretse barakugarukira. Nigukebuka nubwo burwayi burahunga, kuko aravuga ngo wiyita iki? Imana ibaha umugisha. Abana barakunaniye, basengere, ubaragize Imana. Nababwira byinshi nshuti z'Imana, nta buhamya mbahaye, ariko Yesu arakora. Yesu uko yarare ejo n'uyu munsi niko akiri, kandi niko azahora iteka ryose. Njya kubyara umwana barambwiraga ngo nazavuka, ngo vukira amezi yuzuye, poshidezo yamenetse, amazi ntayarimo, mbese babona ari ukumbaga. Ariko Yesu arahahagarara, haravuga ngo ndi Imana ishobora byose, kandi nzaguha umwana muzima, kandi uzamubyarira igihe. Niko byagenze. Imana iyivuze irasohoza. Mwese wenda hari ababizi, hari ababyumva, hari abatabyumva, ariko Imana irarema, izi kurema. N'ubu iracyarema, n'ubu iracyakura igashyiraho. Imana ijya yimura abami ikimika abandi. Icyo nkwifuriza nshuti y'Imana ni uko wakizwa. Va muri ibyo byaha. Reka abantu bakubeshya, bakubwira ngo ni amahoro, baguhanurira imigisha udakijijwe. Urabizi neza ko udakijijwe. None se Imana umugisha wa mbere ishaka kuguha, banza uve mu byaha. Va mu gakungu, va mu busambanyi, va mu kwiba, va muri ibyo biyobyabwenge, va mu bintu bikuri, va mu maganya. Reka kwiganya. Imana irashaka ko ubugingo bwawe bukira. Wahize imihigo, uravuga ngo Mana nunkorera ibi, nanjye nzagukorera. Arababaga mu ishyamba,
akavuga ati Imana nunkura mu ishyamba ukangeza mu gihugu cyanjye nzagukorera, none warabyibagiwe. Imana ikubabarire. Hari abandi nabo Imana yarabarinze mu ntambara, abantu barapfa urasigara. Kuki utakorera Imana yawe? Kuki utayishimira? Kuki Satani akwereka amaganya gusa? Amaganya aturanye n'igisubizo cyawe. Ndagira ngo garuke mbabwira ngo biraturanye. Mwibuke ko bituranye, niyo ntego y'ijambo. Natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka. Kandi nicyo gituma tudacogora. Nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu ashobora kureba akabona ufite ibibazo byinshi, ariko umuntu w'imbere, haleluya, ahora ahinduka mushya uko bukeye nuko bwije. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo mbahe nimero, hanyuma abifuza ko twabasengera tubasengere. Nimero mwahamagara zo muri studio, aha ni kuri radio Inkoramutima 107.1. Nimero rero ni 078 76 31 63 Imana ibaha umugisha. 078 76 38 136. Ndagira ngo iyi nimero mwayihamagara waba ufite ikibazo cyangwa icyifuzo kigukomereye. Imana iracyakora. Tugusengere mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Turagutegereje. Ni karibu kuri radio Inkoramutima. Imana iguha umugisha. Imana ikugirire neza. Reka nongere nzisubiremo. 078 76 81 33 6. Hello. Nitwa Sofia. Witwa Sofia? Yego. Yego Sofia, utuye hehe? No Nyanza. Yego, Nyanza ya Butare? Yego. Yego Sofia. Ariko urushako rwanjye ruri mu Ruhango. Urushako rwawe ruri mu Ruhango? Ukaba ushaka? Yego. Yego Sofia. Nagize ikibazo mu rugo. Yego. Ariko njye nifuza ko Imana impindura amateka. Urifuza ko Imana yaguhindurira amateka mu rushako rwawe? Ikagendera umugabo wanjye. Nanjye kangendera, twese tukaduhindura amateka tukongera tukabaho. Yego, muracyabana n'umugabo cyangwa mwaratandukanye? Narahavuye ntabwo mpari. Muri make ubu nturi mu rugo, warahavuye waragiye? Kubera ibibazo by'umuryango. Yego. Ariko rero nizera ntashidikanya ko Imana ibasha kuduhindura amateka, natwe tugasoza urugendo neza turi abakristo kandi bashima Imana. Rwose. Nuko bimeze. Imana ishobora ibidashobokera abantu. Turagusengera Imana, kandi Imana iracyakora ibitangaza. Rwose yongere guhuze n'umugabo wawe mubane, kuko niyo yabahuje n'ubundi murabana. Umugambi w'Imana nuko abantu babana karamata, nkuko yabivuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Turagusengera kandi Imana iguha umugisha. Kandi nifuzaga ko inanderera utwana ikurerera n'abana. Mu bigaragara abo ntabwo abana tuba turi kumwe. Yego. Ariko nifuza ko mu minsi yose njya kunderera. Yego. Iyo mugenzi mukuru. Yego. Musengere na musaza wanjye bita Festo. Yego, musaza witwa Festo. Nawe afite ikibazo mu rugo, umugore yari igumuye birenze. Uwo ni umwuka w'abadayimoni utandukanya abantu, turawirukana mu izina rya Yesu. Haleluya. Kuko Imana ifite imbaraga zo gukiza no kurengera no gusubiranya abatandukanye, kandi biraturanye. Icyabahuza gituranye n'icyabatandukanije. Imana irahari. Komera. Turagusengera Sofia, uze kuba hafi kandi wizere, uhagarare mu budahangarwa bw'Imana, uvuge ngo uyu mugabo twarashakanye dukundanye, nirukanye butane mu izina rya Yesu. Turamusengera kandi komera.
murakoze cyane. yego undi ufite ikibazo wumva twamusengera cyangwa ushaka gukizwa. Imana ntigikiranirwa, Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe. Alo, urinde? Alo? Radiyo Inkoramutima. Alo? Ndumva network. Alo? Alo? Ndakumva neza, urinde? Alo? Mwiriwe neza. Mukamusana Violette Ntongo mu Ruhango. Mukamusana Violette mu Ruhango, tugusengera iki? Mumfashe Imana impindurira amateka mu rugo rwose, hari ibibazo bikomeye cyane. Iguhindurira amateka mu rugo, hari ibibazo. Urubatse? Ndi umupfakazi. Uri umupfakazi, urakijijwe cyangwa nturamenya ibya Yesu? Rwose ndakijijwe pe. Rwose Imana iguhindurira amateka mu izina rya Yesu, iguha imibereho, ikurengera, igutabare, kwishyurira minerivare abana, nawe ubwawe yongere kubake mu izina rya Yesu. Ime naho kuba rwose ntaho mfite. Yego Violette, Imana iguhe naho kuba kandi irabishoboye, isi n'ibiyuzuye n'ibyayo. Amina. Amen. Turagusengera mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Amen. Violette, reka dusenge. Alo? Mwiriwe. Witwa? Dafroza nikuze. Komera Dafroza rwose. Ni ikihe kibazo? Bugesera kuruhuha. Yego Dafroza kuruhuha. Ufite ikibazo cy'uburwayi, ndakijijwe ariko ndafite ikibazo cy'uburwayi bw'umutima. Urwaye umutima? Umuvuduko. Urwaye umuvuduko w'amaraso, turagusengera. Kandi muri Imana mu nsengero n'ikintu kinyatsi kimereye nabi. Iyo nyatsi turayirukana mu izina rya Yesu, kandi igitinya amaboko y'Imana ikirukanka. Turagusengera kandi wizera Imana yawe yakurokoye rwa rupfu rukomeye, ntabwo yareka kugukiza umutima, sibyo? Rwose murakoze cyane. Hari aho yagukuye, nawe urahibuka, ongera wizera izo mbaraga, turabibwira Yesu. Ego. Alo? 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 Mwiriwe mukozi w'Imana. Mwiriwe neza. Twizeyimana Clementine. Uwizeyimana Clementine. Ndi mu Bugesera. Uri? Ndi mu Bugesera. Uri mu Bugesera Clementine. Ikihe kibazo? Ndakijijwe ariko nashatse umugabo. Yego. Ngo urubyaro. Yesu arabishoboye. Umugabo rero kwihangana biramunanira, arantarigendera. Yego. Asiga mu nzu ikodeshwa. Narize mfite diplome ariko nashatse akazi narakabuze. Yego. Umfashe gusenga Imana igira icyo ikora ku buzima bwanjye uko birangoye, ndi imfubyi. Umfashe gusenga Imana. Turagusengera mu izina rya Yesu, twize ijambo rivuga ngo biraturanye, ubushomeri n'akazi biraturanye. Hitubyizera. Kandi n'umugabo wagutaye kubera kutabyara agaruke, kuko Imana niyo itanga kubyara. Mu izina rya Yesu. Izana muguha mu izina rya Yesu, ujye uvuga uti wari ingumba nkanabyaye kangahe. Amen. Yite wizera, mbese cakira uvuga uti ngewe namenye ko bituranye, ubugumba no kubyara nawe uzaheka mu izina rya Yesu. Icyubahiro ni icy'Uwiteka. Ariko urakijijwe? Ndakijijwe n'ukuri. Usengera hembe? Sengera muri ADPR. Rwose ayo masezerano Imana izayasohoze. Shaka ubwami bw'Imana naho urubyara. Imana ifite abana benshi, ndetse n'iri joro rwose yagira ikirema, ariko uwo mugabo anagaruke. Uwo mugabo agaruke rwose. Mwarasezeranye?
ubwo urumva satani yakuriganije umugabo wawe, nagaruke mu izina rya Yesu, umugabo abane n'umugore. Si byiza ko umugore aba wenyine. amen amen. kandi mugomba kubana neza nk'abantu bakijijwe. Turagusenge ibyo biroroshye imbere ita wihanuwe ngo biroroshye, namenye ko ubushomeri n'akazi bituranye. amen amen. kandi umugabo yongera agaruka Imana igusiga igikundiro, ahubwo abona ari we mugore mwiza ku isi. amen amen. siga igikundiro mu izina rya Yesu, turagusengera. murakoze, ni ukuri Imana ibahe umugisha. Yego. Hello? Allo. Muri aho ni Jonas Kiza Burundi. Witwa? Kiza Jonas. Kiza Jonas, utuye he? I Burundi mu ntara ya Ngozi. Mu ntara ya Ngozi. Nawe turabakurikirana twashaka mu dusengere. Yego yego. Bani kuzuza umwuka. Ibuzuza umwuka, usabye neza. Kuzuza umwuka wera. Yego yego. Murakoze kweri. Yego, tugiye kugusengera kandi umwuka w'Imana rwose uracyahari, ntaho wagiye, mukuzuze rwose. Murakoze kweri. Amen amen. Allo. Radiyo Inkoramutima, allo. Hello? Yego, turakumva. Muraho. Muraho cyane. Yonyigwa Damascene mu karere ka Ngororero. Damascene Ngororero. Ndabasuhuza, ni mu karere ka Rutagara. Baba mu mudugudu wa Rutagara. Yego, mu kagari. Ka Rutagara. Sobanura neza ngo utuye he? Mu karere ka Ngororero, mu murenge wa Muhanda, mu kagari ka Rutagara, mu mudugudu wa Bambira. Yego, ufite ikihe kibazo? Ikibazo ni ko mwanasengera nawe ngakizwa. Amena, ukizwe mu izina rya Yesu. Ubwo niba ufashe icyemezo rero, tuvuga ngo Mwami Yesu. Mwami Yesu. Ndakwakiriye. Hindura ubuzima bwanjye. Amasezerano nagiranye na Satani. Ndayasheshe, none ahampindutse icyaremwe gishya. Amen. Amen. Turagusengera kandi Yesu aguha umugisha rwose, aguha agakiza. Nabi wanjye mu rugo n'urubyaro rwanjye. Nabi wawe mu rugo n'urubyaro rwa. Nabo turabasengera, ibintu byawe byose birindwa, ariko banza ukizwe ubishinganishe mu Mana, ariko ukijijwe. No mudamu wanjye Mukarusingiza Beransira. Na Mukarusingiza Beransira turamusengera. Na Sehungwa Kuzimana. Yego yego. Na Irasubiza Olive. Abo bose niba ukijijwe turahita tubaragiza Yesu agumye abakurikirane, azabageze no mu ijuru. Murakoze. Kandi ahindure n'ubuzima bwawe bwo gupfundikanya mu izina rya Yesu. Murakoze. Si byose? Munsengere rwose. Turagusengera kandi humura. Subira inyuma, ibyo Imana yakubwiye byose izabisohoza. Imana igakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Allo. Mwiriwe neza. Yesu ahimbazwe. François de Musanze mu Kinigi. Yego, François mu Kinigi. Nanjye mu nsengera ikibazo cy'uburwayi bwo mu nda. Nawe ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu nda, ubuhe burwayi? Narwaye inzoka bita teniya. Warwaye inzoka yitwa teniya? Turayirukana mu izina rya Yesu, Imana igukize teniya. Ani musengere n'umudamu wanjye abona akazi. Yego. Ukuri nanjye Imana ikomeze nzamure mu kazi nkora. Ukora iki? Umusirikare. Yesu akuzamure n'ukuri rwose, agupromotinge mu izina rya Yesu. Kandi iyo nzoka rwose Yesu ayireba, arayitegeka akayibwira ati wa nzoka wiyita iki mu mukozi wanjye, urakijijwe se? Ndakijijwe cyane rwose. Yego, komereza aho rero, turagusengera Imana ikuzamure kandi usabye neza rwose, ikuzamure mu mubiri no mu mwuka.
cyane rwose mu nsengere ni ukuri nanjye mbese nk'umwuka wera nanjye nk'umuhanuzi. Kihe guhanure di uhanurira amahanga ni ukuri turagusengera. Rega n'ubundi we niwizera ubuhanuzi bwo muri Bibiliya ujye ubahanurira muri iri jambo burya buzabageraho. Yesu aguha umugisha. Murakoze cyane. Amen. Turagusengera. Allo? Mwiriwe neza. Nitwa Manuel. Yego Manuel. Niyo mu Karuhango. Mu karere ka Ruhango. Murenge wa Byima. Yego, tugusengera iki? Nanjye ngizwe. Ukizwe rwose ni ukuri. Turagusengera kandi Imana iraguha agakiza. Wowe nawe wature uvuga uti ndakwakiriye mu buzima bwanjye. Ntangira gusenga uratura. Kwatura urabizi? Vuga ngo Mwami Yesu. Mwami Yesu. Ingeso nakoraga z'ibyaha ndaziretse. Ingeso nakoraga z'ibyaha ndaziretse. Ndakwiyeguriye ugenga ubuzima bwanjye. Ndakwiyeguriye ugenga ubuzima bwanjye. Kandi umbabarira ibyaha byanjye byose ndabiretse. Kandi umbabarira ibyaha byanjye byose nakoze ndabiretse. Amen. Amen. Turagusengera rwose Yesu aguha umugisha. Imana niyera niyo jamara imyaka myinshi cyane iratinda rigasohora ikindi burya kandi na nubwo rihinduka iyo ari Imana yari guhaye ishibaruke. Allo? Mwiriwe. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Dushimimana Joseph. Uwimana Joseph. Dushimimana. Yego Joseph. Emerere Nyamagabe tugusengera iki? Musengera Imana imfashe ikomeze kunkomeza. Imana ikomeze kuguha imbaraga igukomeze. Turagusengera mu izina rya Yesu. Yego. Reka dusenge. Iyi ndirimbo yavuga ngo amasezerano n'iby'Imana yakubwiye izabisohoza, niko kuri, izabikurikirana paka ibisohoje. Reka rero dusengera ibyo byifuzo, abatagira abana, abavuye mu ngo bagatandukana n'abagabo, n'abandi bakibana ariko baratandukanye, abatagira akazi, kutabyara, bakiriye Yesu. Reka dusenge. Fata ku burwayi bwawe wowe urwaye, dusenge. Wowe ukeneye akazi, nakubwiye ko ubushomeri n'akazi bituranye. Igihe cyo gushomera cyararangiye, Imana nayo ikugarutseho nawe ikugiriye neza. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu, uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Uri Imana ikinga ntihagire ukingura. Uri Imana ihera mu itangiriro ikavuga iherezo. Uri hejuru ya byose. Dusengeye aba bantu bakwakiriye, bemeye guhindura ingeso, bibaga, basambanaga, barogaga. Mana turabasengeye mu izina rya Yesu, hinduriye imitima yabo, bahagakiza, abanyarwanda bahagakiza, bahe gukizwa, bahe kumenya imbaraga zawe. Dusengeye n'aba bafite ibibazo, hari abatabyara, uyu mudamu bataye kuko atabyara, umugabo akagenda. Tugaruye uyu mugabo mu rugo rwe mu izina rya Yesu, kuko tuzi ko na nyuma ya zeru abantu bananiwe wowe urakora Mana. Ntabwo ukangwa n'induru z'abantu, uri Imana ikomeye. Dusengeye aba bantu bafite ibibazo, aba bafite inyatsi, aba bashomeri, uyu mupfakazi udafite uko yishyura inzu kandi akaba yarakwizeye, turamusengeye mu izina rya Yesu. Dusengeye ubwoko bwawe, abanyarwanda aho bari impande zose, baha amahoro, baha igitinyiro cy'Imana, barinde. Nirukanye iyi nyatsi, uyu wavuze ko afite inyatsi, ibyo akora bikanga, niba baranamutambye kuzimu tumukuyeyo mu izina rya Yesu. Duhagaze mu masezerano, turakwizeye, uracyakora. Abari kugeragezwa, imfubyi, abapfakazi, abadafite kivurira, abatu
turabasengeye. Waravuze Dawidi avuga ngo uriya munyamubabaro yaratatse, Uwiteka yumva gutaka kwe. Turagushimiye kubababariye, turagushimiye kubakijije mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo mbahe nimero yanjye, abazashaka bazampamagare, yumva afite ikibazo kimurenze aze dusenge. 0783 146 27 0783 146 27. Nyuma ya studio ushobora kumpamagara tukavugana, nta kibazo. Yesu agira neza, mwese Imana ibaha umugisha. Nitwa Nyiramukiza Betty nkuko nabibabwiye, ndi umuvugabutumwa bwiza hano Kacyiru Kanserege. Ndi mwarimu mu ishami ry'icyongereza n'igifaransa hano munsi y'ambasade y'Abanyamerika. Niho nkorera umurimo w'Imana. Uwiteka abaha umugisha, Uwiteka barengere, amen. Imana niyera, niyo jamari myaka myinshi cyane, iratinda rigasohoka.